Ndabasuje, nitwa muganga Musande Marcel, nkaba ndi umuganga uvura indwara zo mu mubiri mu bitaro bya kaminuza i Butare. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ndwara y'umubyibuho ukabije cyangwa se obesity. Mu bushakashatsi bwakozwe hano mu Rwanda bwagaragaje ko abantu benshi bugarijwe n'indwara yo kubyibuha bikabije, aho bwagaragaje ko abantu bagera ndetse no kurenga 26% mu bagore bafite kubyibuha, ndetse abarenga 7.5 hafi bafite umubyibuho ukabije, ari byo bita obesity. Bikaba rero ari ikibazo ku gihugu, aho izi twavuga uyu mubyibuho ushobora gutera ingaruka zikomeye. Abantu bakwibaza se ngo umuntu ubyibushye ni umuntu umeze gute? Kugira ngo umuntu amenye ko byibushye cyangwa se afite umubyibuho ukabije, dufata ibiro bye tukagabanya uburebure bwe, tukareba icyo bita BMI cyangwa se body mass index. Body mass index irenze 25 kugera kuri 30, uwo muntu aba afite kubyibuha cyangwa se tubyita overweight. Ariko iyo arengeje 30, tubyita ko afite umubyibuho ukabije cyangwa se obesity. Hari ubundi buryo dushobora kubara tukamenya ko umuntu afite umubyibuho ukabije, ariho dupima mu nda cyangwa se mu mayunguyungu, aho ku muntu w'umugabo atakabaye arenza santimetero 102. Ku mudamu ntabwo yakabaye arenza santimetero 85. Abantu bakwibaza se ngo kubyibuha biterwa n'iki? So umubyibuho ukabije akenshi uterwa n'ibintu umuntu ashobora kwitaho kandi akabikontorora. Muri byo twavuga kudakora siporo cyangwa se kubaho umuntu yicara cyane, ntagerageze kuba active cyangwa se gukoresha umubiri. Ikindi kibitera navuga yuko ari imirire, kutarya ibiryo navuga biri healthy se cyangwa se bifite ubuziranenge, harimo imboga n'imbuto ndetse n'ibiryo bitarimo amavuta menshi. Ikindi gitera umubyibuho ukabije ni uburyo umuntu arya. Uburyo umuntu arya yakwibaza ngo ni gute kugira ngo agire umubyibuho ukabije. Harimo kurya ibiryo byinshi icyarimwe cyangwa se kurya inshuro nyinshi, navuga mu buryo budakenewe cyangwa se butari ngombwa. Ikindi nanone ni ukurya ibiryo navuga byinshi kandi birimo ibiryo bitari healthy cyangwa bidafite ubuziranenge buzima. Abantu bibaza ese umuntu yagize umubyibuho mwinshi byamutwara iki? Hari indwara nyinshi cyane zigendana n'umubyibuho mwinshi. Muri izo ndwara twavugamo indwara z'umutima, ndetse naho umuntu ashobora kugira umutima ugahagarara. Hari indwara ya stroke, ariyo indwara agatsiko mu mutwe gashobora gufunga cyangwa se kagacika. Abantu bafite umubyibuho mwinshi bashobora kugira ibibazo byo gutwita, bya infertilité cyangwa se kubura urubyaro. Abantu bafite umubyibuho munini bagira ibibazo by'imitsi, by'amagufwa, ndetse no kuvuga ngo ashobora no kubura uko agenda bitewe n'ibibazo by'ibyo binure. Ikindi ni stigma cyangwa se kuba ufite ipfunwe ry'uko ubyibushye. Ibindi ni indwara zizwi nka diabete na hypertension, nazo zigira ingaruka nanone ku mutima ndetse n'impyiko. Navuga yuko umubyibuho mwinshi ugira ingaruka ahantu hose ku mubiri, aho ushobora ndetse no kugira ingaruka kuri kanseri zimwe na zimwe. Ndabashimiye kuba mwadukurikiranye, naho ubutaha.